so nicyo yadusigiye natwe nuko kugerageza kuzabyubahiriza niyo ngibyo. Ese bura muri bangahe? Turi abana 8, abahungu 7 n'umukobwa umwe muri famille, ariko hari 2 baruhutse. Yego. Urakoze cyane. Plan B. Yes. Ntabwo yaburaga solution mbega ikibazo gihari. Yes. Reka ngusubize inyuma gato mu bwana. Nko muri ya myaka yawe 15, 14, 13, papa wawe yari muntu ki muri iyo myaka? Nayahe magambo yakundaga kugaruka wenda iyo mwaganiraga? Kumubyeyi wabwira umwana ati dore mwana ugeze muri iyi myaka, ni irihe jambo utazibagirwa ryaje mu bwana bwawe riturutse kuri Pastor Ezra? Reka tubasuhuze cyane inshuti mukomeje kudukurikira muri gahunda zitandukanye tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Njye nitwa Bikem, turi kwirebero, niho tumaze iminsi dukorera uyu murimo w'itangazamakuru rya Gikristo. Turimo turagenda tugana n'abantu benshi batandukanye kubw'umubyeyi wacu amaze kuva mu mubiri, Pastor Ezra Mpyisi. Ni abantu benshi cyane bari kugenda bavugaho nyine, kuko yubashye Imana ndetse n'igihugu, akwiye kuvugwaho ibyiza, akwiye guherekezwa neza mu cyubahiro kimukwiye. Niyo mpamvu turi hano, turi ku munsi wa 4 w'ikiriyo. Muraho neza? Muraho. Yego. Amahoro. Amahoro. Mwambaye neza. Murakoze cyane. Njye nitwa Bikem. Okay. Jewe nitwa Edison Mpyisi. Yego. Nkaba ndi umuhererezi wo kwa Pastor Mpyisi. Oh wow, tugiye kugana n'umuhererezi. Murakoze cyane. Nubundi ukimara kwivuga umuntu yumvamo ijambo rya Mpyisi bahise bavuga ati tuyu nguyu nuwo mu maraso yo kwa Pastor. Mumeze gute papa? Turakwita papa nde muri iki kiganiro? Papa Shema. Ubu nubwo uri umuhererezi uratubyaye. Nanjye mfite abana 5. Ufite n'abana 5. Ngo no mugisha ukomeye. Ni Papa Shema. Papa Shema mumeze neza? Tumeze neza. Gerard yaratubwiye mbanze mbigarukeho. Tikuri kuza ku kiriyo cya muzehe no guseka ni celebration, niko yatubwiye. Niyo mpamvu ubona ndi gukora ikiganiro we, kuko umukiranutsi w'Imana yatashye. Pastor wacu twakundaga buriya rero si papa wanyu gusa, ni papa w'amahanga. Nibyo ni umubyeyi w'abantu benshi cyane, ari hano mu Rwanda, ari hanze yo mu Rwanda. Hari abantu benshi bamubonamo ni umubyeyi, yarabafashije mu bintu byinshi, ari mu bintu by'umwuka, ariko no ku bintu by'umubiri, aho yagiye akora hose. Mboreka ntangire mbaza rero gutya, turi hano nyine ku kwirebero, turahahuriye, ni umugisha ukomeye kuba mbabonye kugira ngo tuganire. Reka njyewe ndifuza kumenya ni iki wibuka kuri muzehe wamwigiraho? Ni byinshi cyane, byinshi cyane, ariko reka mfatemo nka 2 nshobora kuvuga. Icyambere nabonye kuri muzehe, kenshi ni umuntu nta kintu cyamunaniraga. Ntago nshaka kuvuga ngo iki ntago nyishoboye kugikora kubera impamvu yiniriya. Iyo ikintu cyagomba gukorwa yashakaga uburyo bwose bushobotse akagikora. Mbaho urugero rumwe, ariko twagiye muri Tanzania muri 1975 agiye gutangiza ishuri ry'abapastori. Twageze ahantu hari ikigunda, hari inzu imwe gusa nini abantu bagomba kwigiramo. Nta mazi yari ahari, nta mashanyarazi, nta za telefoni, imihanda ari imihanda mibi. Ariko ndibuka muzehe niyo wagiye gushakisha amazi, akajya kugura za tuyo, akamenya ati ndashaka half inch ya iron, ndashaka plastic tubing, kujya kuzigura, guca imirongo nyine mu muhanda aho amazi yavaga, kugura pump, akamenya capacity ya pump. Yari yabaye engineer. Umuriro bawuzanye akaba ari ubikurikirana, so ugasanga yari engineer, yari plumber, yari ibintu byose akabikora. Bubatse amazu kuko yari ishuri y'abapastoro, hari abantu bazaga bafite imiryango, so bubatse amazu yabo, ugasanga ari we ujya gukora supervision yayo, ukuntu bayubaka, ukuntu yasiga amarangi, akaba ari ujya kugura amarangi, ugasanga byose arabizi. So icyo ni ikintu namwigiyeho. Nanjye nko mu rugo rwanjye ikintu cyapfuye ari amashanyarazi, ari za pipe, ndagenda agashaka ibyuma nkabikora. So ni ikintu cyadufashe mu bugingo kugira ngo ntabwo ugomba kuvuga ngo ngomba gutegereza kanaka kuza ufite ubumenyi n'iki, ugomba kubikora.
so ni ikintu kabisa ngira ngo muze yatwigishije je nabibonye aho ngaho iryo shuri ryabaye nyuma ryabaye university n'ubu ngubu iyo hagiye ibiti bahateye ku murongo ku muhanda za Grevillea za Cyprus zose niyo wagiye abishaka aberekana ukuntu bazabitera amabuye ahantu yari bateye ubucaca cyo gasanga ni umuntu ntago ashobora kuvuga ati ntago mbishoboye cyangwa ntago mbizi icyo ngomba gukorwa yagiraga plan B yes ntago yaburaga solution mbega ikibazo gihari yes reka ngusubize inyuma gato mu bwana nko muri ya myaka yawe 15 14 13 papa wawe yari muntu ki muri iyo myaka nayahe magambo yakundaga kugaruka wenda iyo mwaganiraga kumubyeyi wabwira umwana ati dore mwana ugeze muri iyi myaka ni jambo utazibagirwa ryaje mu bwana bwawe ritutse kuri pasteur Ezra okay hari ikintu yatubwiye kuva kera kujyana n'ubu ngubu ati mu bintu byose mukurikira ikintu kirama ni no nabita kwizera Imana ati ibintu byose nubwo ahora bitubwira ati aho mujya hose mujya gushakisha akazi ari amashuri nibyo ni byiza ni ngombwa mubishakishe ariko kubaha Imana nicyo kiramba ibintu byose biragenda bigashira ati mushaka amafaranga mushaka kuyagira akagera aho ngaho agashira ati nabanye n'abantu babakire n'abantu bakomeye bakagira bakagwa abandi bari hasi bakazamuka ariko ikintu kiri constant kandi mwagombye gukurikira no gushaka Imana ko ibyo ngibyo biri constant so icyo ni ijambo yatubwiye kuva kera kujyana n'ubu ngubu akijya kuruhuka akibivuga iyo twazaga ahangaha nta kiri atubwiraga ufite Yesu mu bwonko so nicyo yadusigiye natwe no kugerageza kuzabyubahiriza n'ibyo ngibyo ese bura muri bangahe turi abana 8 abahungu 7 n'umukobwa umwe muri famille ariko hari 2 baruhutse yego urakoze cyane reka nkubaza akantu Pastor Ezra yari afite karite nyinshi zimuranga natwe tuzi twa describing kuri wowe nihe karite ikugarukamo cyane igasumba izindi ati mana yanjye okay ni nyinshi ariko reka mvuge kuri ebyiri gusa imwe no kugira izina ryiza izina ryiza what do you mean what I mean okay muri proverbs proverbs bavuga ngo a good name is better than riches kuvuga ko izina ryiza no kuba uri honest ukagira integrity ukavugisha ukuri umuntu akaba yakwizera abantu bakakwizera bati icyo avuze ijambo rye azarigumaho kandi ibyo twarabibonye muze yadusigize izina ryiza hari ahantu henshi njya batanzi bakumva ngo kwa Mpyisi bakamba icyubahiro je ntagombye ariko bakamba icyubahiro kubera izina ryiza so nicyo kintu vraiment yadusigiye icyo kintu uri uravuga opposite niyo umuntu yagize izina ribi abana be barabizira ari kenshi iyo tuje mu Rwanda ahangaha yongere ku kibuga cy'indege ari kuri immigration ukaba passport babona isi bahita bari atari umuhungu wa muzehe basi ugasanga aramwenyuye akuvugishije neza ntago aranga gusa naho ngaho dutuye muri Kenya n'ahandi aho yakoze yababuye ahantu bati umuhungu kwa kanaka bahita baguha icyubahiro so kugira izina ryiza kandi kugira izina ryiza ikibitera no kugira sa principles yes uraryubaka ntago riza gutyo ntago ari automatic so mwakugira integrity ukagira honesty so vraiment cyo ni ikintu kimwe namwe igihe ikindi cy'ingenzi muri muze yagiraga yamenyaga buri muntu akubaha buri muntu uwo ari we wese ari umuntu mukuru ari abana batoya urubyiruko burya muzehe usanga afite abana b'inshuti ahantu tungana nk'ubu muri Kenya barambwira ati bati muzehe ni inshuti yanjye je nkibaza muzehe araturutaga ari pastoro twe twara abasore muri mashuri ya secondary school
uvuga gute ko muzehe ari inshuti yawe mwahuye yes ariko nuko iyo yaganiraga n'umuntu yarakumvaga nkawe mukabura akakumva to listen akumva ikibazo cyawe mukaganira exactly so iyo nawe ni character vraiment tugomba kugira kuri muzehe ari abantu bakomeye ari abantu bo hasi hose bose akabubaha so iyo ni character vraiment numva twamwigiyeho ni kimwe usanga nyine abantu bose mabwa ngo ni inshuti yanjye n'abana muri domaine y'urubyiruko muri domaine y'abubatse abana nabo bafite ibyo bamwibukiraho dore ko hari ukuntu yajyaga yigisha akize muri blague ariko blague ikabiri tafu cyane ikintu ushaka kuvuga yes urakoze none reka tugire gutya wenda tugenda dusoza niki umuryango ukwiye kwigira kuri pasiteri zirati si umuryango muri general famille yego famille uriya turebye kuri muzehe ikintu cyo kubahana wari we wese muri famille atanze ijambo n'abandi ukaryumva niyo waba utemeranya nawe ariko ukamwumva ukamenya aho avuye kubera icyo ngicyo ukamwubaha icyo kintu ni ikintu cyafasha imiryango cyane kuba abantu bumvikana bakubahana ikintu cyo kubaha undi muntu uwo ari we wese ari hanze ariko cyane cyane no mu muryango hari kenshi usanga umuntu azi ati ndabizi byose waba yes cyangwa ati nigiye mukuru wowe mutoya genda umugabo wowe umukobwa ibintu nk'ibyo no umuntu wari wese muri unit agomba kugira ijambo niyo yaba adafite ibitekerezo nk'ibyawe umwumve then umubwire uti okay ibi ntabwo twumvikana ariko ndakubashye kuri icyo gitekerezo cyawe so ndi ikintu cy'ingenzi cyane mu miryango ikibazo kibanziriza cyanyuma muzehe ni ryari mwari muherukanye mbere yuko ataha cyangwa nimba ari ikintu cyumvise cyanyuma icyo kintu cyari iki okay nari nahanga ukwezi kwa 12 narahanyuze naje mbere y'iminsi mikuru gatoya ariko nyine uyu mwaka ushize kubera ko yaramazi yajya arwaye atameze neza nahoraga nyaruka uko monya kanya nyuma y'amezi 2 nkanyaruka nkaza nkamara n'umunsi umwe iminsi 2 ngasubirayo ariko twahirukanaga mu kwa 12 nibwo nahanyuze yes nari nkubaje ikintu cyanyuma wibuka mu byo yavuze ikintu cyanyuma okay igihe nanyuze hanga mu kwa 12 twaganiriye bisanzwe ariko reka ndebe hari igihe ariko ubwo hari nko mu kwezi kwa 8 naje ahangaha ariko ngira ngo niwe ubanza yari yumvagamo ko ananiwe ngira icyo gihe yaraduhamagaye twari nka 3 Mane Gerard Rutayisire nanjye na Olivier turaganira ariko adusubiriramo histoire ukuntu yagiye muri Congo muri za 50 ukuntu ku mateka yaduha amateka maremare cyane ukuntu yabanye n'abantu atugira inama icyo gihe akoresha na example y'umuzungu ngo babanje gushwana ntibumvikana ariko ageze aho ngaho barongera bariyuka baba inshuti yabona kurusha mbere so ni nkaho yatugiraga inama yatubwira nyine ari mu Rwanda nzagitwe muri za Tanzania za Kenya so yatunyurira amateka twamaze nk'amasaha 3 tuganira kandi yari yadutumije yabwo se ngo tuganire kuko ni chance yari abonye ko twari duhari twese icyo kintu ndakibuka kandi yatubwe n'ibintu tutari tuzi icyo gihe so ibyo ndabimushimira cyane hariho gahunda numvise muri sale bavuga nimugoroba ko kujya gushyingura pasiteri ururabo barusimbuje Bibiliya k'umuntu kuko pasiteri ngira ngo yabisize nk'umurage arababwira ati bahana banjye umuntu wese uzaza kunshyingura agomba gutahana Bibiliya biracyaruko ngira ngo
biracyari uko urabo umuntu akwiye kwitwaza ushaka gutera inkunga uyu murimo w'Imana nuko yohereza Bibiliya for everyone. Yes nanjye nabyumvise ejo bundi babivuga ahangaha hari umuntu umudamu watanze icyo gitekerezo ariko nsanga igitekerezo cyiza cyane very practical kandi muze no umuntu uri practical ni wo muhango wo gushyingura ugiye kubura mu indabo ni special rero aho ijambo ry'Imana akaba ryo rihindukurura mbega ibintu bisona neza ntago wanabigereranya urabo cyangwa ijambo ry'Imana ntago wabigereranya kintu bagitekerezo cyiza cyane kandi niko dushobora kuba twakubaha muzehe tubikurikije kandi ikintu yatangiye ejo bundi kubera ko atagishobora kujya hanze cyane kubwiriza atireka ahubwo ntange ijambo ry'Imana so twabimufashamo nuba ari ibintu byiza cyane n'abandi bantu twabiganireyeho nababwiye bavuga ko ari ibintu byiza cyane turabashimiye cyane kandi mukomere yes abahumagisha reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukurikira Kwiringira TV mugakurikira iyobokamana mu buryo bugiye butandukanye tubifurije kugira ibihe byiza aho turi kwirebero aho twagiye mu kiriyo cyangwa se mu gusezera siko naho twavuga hari turi gusezera ku musaza wacu bwa nyuma ni ibihe bitoroshye abanyarwanda cyangwa se ni ibihe bitoroshye buri mu Kristo wari wese ahari arimo kubwo kubura intwari kubwo kubura umusaza turi kumwe n'umubyeyi reka tangire atwibwira bibutse ko mukurikiye Kwiringira TV mugakurikira iyobokamana konsa tarigera inyange tugaye ikaze kuri Kwiringira TV ndetse no kuyobokamana murakoze cyane uyu musaza Mpyisi ni umwe mu bantu babaye intwari yo kwizera ariko twabivuga ndagira ngo hari twabyumvise nimugoroba bavuga bati byaba byiza uyu musaza hagize igitabo cy'itoro ry'abadivantismus wa karindwi cy'amateka cyangwa se kibika amateka yandikwamo ndetse baza no kugaruka ku mutware wawe cyangwa se ko ari umutware wawe sibyo Rugeri Nyange nanone Amoni Pasiteri Mpyisi ni umuntu kuri wowe umeze ute ni umuntu mbese ni muntu ki kuri wowe muri by'umwihariko mu rugendo rw'ivugabutumwa Pasiteri Mpyisi ntabwo yari asanzwe yari umuntu udasanzwe ari Imana iremera abantu ikabashyira hariya badasanzwe njyana nibwira ko si n'ubukristo cyane ubukristo byagize icyo bukora ariko hari ukuntu buriya yavutse nuko yakuze nuko yaremwe yari yihariye rero ubukristo buje bwongeraho akantu ikintu nabwo kinini ariko yari umuntu udasanzwe mu by'ukuri yari umuntu udasanzwe icyo navuga cyo nuko yari nka data bukwe niwe data bukwe namenye kuko namenyanye n'umugabo wanjye ari nka papa we yari amuzi ngo ari umwana aje kwiga igitwa ari umwana undi ari mukuru amubere nawe adushingiye akomeza kutubera umubyeyi ndetse naho umugabo wanjye atakiriho yakomeje kumbera umubyeyi pe Pastor Mpyisi rero yari umuntu ikintu baramuvuga cyane abantu bose hirya no hino baramuvuga ariko ku giti cye ikintu nabonye ku giti cyanjye yari igihangange cyane ntabwo mbitindaho ariko noneho agafata umuntu uwo ari we wese nubwo yabaciye bugufate ariko akamufata nk'umuntu ni ikintu gitangaje cyane urugero natanga hari umuhungu waje mu rugo iwacu aje kudufasha imirimo yo mu rugo kuko mu Rwanda yarakiriho ariko atubera umwana mwiza tumufata nk'umwana twaje kuzamushyingiro Pastor Nyirenge itakiriho uwo muhungu twaramushyingiye tugiye mu giturage muri Ruhango mu giturage ariko nibuka ko Pastor Mpyisi we navuga mbese nasigaranye nka papa mbese twarajyanye yarice muri ubwo bwo mu giturage ahantu ari nka papa uwo muhungu wacu mbese mu by'ukuri ikintu cyo guca bugufi ikintu cyo gufata umuntu nk'undi ni ikintu cy'agaciro cyane ni ikintu navuga cy'agaciro cyane tugarutse ku bihe bigiye bitandukanye imyaka uyu munsi wa none urubyiruko turi gukuriramo n'imyaka murimo ni imyaka itandukanye cyane muri runo rugendo rw'ivugabutumwa iyo urebye urubyiruko uyu munsi wa none uburyo turi gukoramo muri ivugabutumwa nuko mwakoraga muri kiriya gihe cyanyu ubona uyu munsi itandukaniro riri he turatwarwa n'ikoranabuhanga ariko namwe hari ibyabatwaraga bimwe byabafunga bigatuma mutinjiramo neza ariko uyu munsi wa none itandukaniro ribonera riri he ku ruhande rwawe hagati y'urubyiruko n'abo mu gihe cyacu urubyiruko navuga ko mu by'ukuri
bafite ibintu byinshi bibarangaza ariko rero sinabishye kuko na Bibiliya yaravuga ati mu minsi y'imperuka dore ko bizamera hazaza ibihe birushya hari ibintu ikoranabuhanga riraza rikagera donc ibintu bundi byamvaga birabera muri Amerika ugasanga bigeze ku isi hose icyarimwe umwana bere mu giturage ahantu ariko kubera ikoranabuhanga bigahita bibona bimugeraho usanga rero urubyiruko rufite ingorane mu by'ukuri kuko hari byinshi birurangaza YouTube mbese ibintu binyuranye ugasanga kugira ngo begere Imana birabagoye twebwe rero navuga ko nubwo tutari dufite rya koranabuhanga ngo tubone byinshi ariko hari n'ukuntu twabaga twarakuze twaregeranye n'ababyeyi bacu baratureze ku buryo runaka hari bya kirazira donc navuga ko influence byo hanze bitatugeragaho cyane rero umuco wabaga warakuriyemo ababyeyi uko bakureze n'iki wabaga ufite base ufite urufatiro rukomeye ubwo rero navuga ko twari dufite amahirwe menshi cyane ubu Byinshi noneho navuga ko natwe ayo mahirwe y'urubyiruko natwe tugezeho ikoranabuhanga rirahari tujya kuri YouTube tukareba byose ariko mu by'ukuri itandukaniro rirahari ari nayo mpamvu mu by'ukuri abana b'ubu cyangwa urubyiruko rwunga ku rubyiruko ko twe turabyina tuvamo ikintu umuntu yababwira nuko bakwiye kugaruka ku muco bakumva ababyeyi ifadiko n'ababyeyi ntibakibafitiye umwanya umwana wameze nk'uwirera donc akava ku ishuri mama ntahari hari umukozi yindi umugaburira gutyo ariko abana bakamenya ko mu by'ukuri ababyeyi ntibagihari nk'uko byari bimeze kera ariko akumva ko niwe wahitamo ikoranabuhanga rirahari hari ibibi hari n'ibyiza ariko ashobora kuvuga ati kugira ngo njye muri biriya binyobya njye kureba y'amashusho y'urukozasoni njye kureba abatinganye n'iki byose reka noneho njye mu ikoranabuhanga ariko none rinyegereza Imana rizamuha hazaza heza barafite amahirwe menshi cyane ariko nako nibigerageza ari byinshi ariko nibwira ko buri wese akwiye gusobanukirwa ko ibanga nyakuri no kugira Yesu mu mutima hasi Mpyisi ngarutse ku magambo Yesu mu bwonko yes ni ryo banga ry'ubuzima kandi mu by'ukuri hari urubyiruko rubigaragaza rukiri rutoya ariko rwahisemo neza urundi rubyiruko rugera bareberaho noneho nabo bavuga bati birashoboka ko amahoro yashoboka ko nakwitwara neza nkahitamo neza ubuzima bwanjye bukagenda neza nkagira n'ahazaza heza atukira aho ngaho icyo urubyiruko uyu munsi wa none twabonye Mpyisi abadukurikiye aho turi hano kwirebera aho twagiye aho turi mu kiriro cyangwa se aho turi mu buryo bwo kumwerekeza no kumva amateka mu buryo bugiye butandukanye Pastor Mpyisi ni umwe mu bantu bakunze kugenda bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bimwe mu bintu bidakunze kuranga bamwe mu bapasiteri bo mu itorero ry'Abadiventiste cyangwa se n'abakristo bose muri rusange kubwo gutinya hari ibibi ariko se kuki tutagomba kuhaza tuhavuga ibyiza Mpyisi yabaye intwari ashikama yemye ajya ku mbuga nkoranyambaga avuga ibintu byiza ni iki dukwiriye kumwigiraho twebwe nk'abagifitiye umwuka tugihumeka cyangwa se tucyumva mu by'ukuri ndumva nari ubona Mpyisi nkuko narindi kubivuga yabaye mu gihe cye akora ivugabutumwa rye ku mbuga nkoranyambaga mu myaka y'izabukuru bimwe mu bantu mu bakristo benshi cyangwa se mu bapasiteri b'Abadiventiste benshi badakunze kugenda bajyamo cyane ku mbuga nkoranyambaga hari ibibi byinshi ariko twebwe nk'abakristo guhagara mu kimbo cya Ezra tugahagara tuvuga ibyiza turabikora dute cyangwa se ubona tubikene mu buhe buryo kugira ngo ikirenge aho Ezra yateye akandagira natwe uyu munsi dukomeze kuhakanagira nk'abakristo nyine dukwiye kumenya ko Yesu yaravuze yayibwiriye intumwa ze ati mugende mubwire abantu bose ubutumwa bwiza ngira ngo niyo nshingano nyamukuru y'umukristo ntabwo nimpfa nzavuga ngo nari mfite inzu nari mfite imyenda nari mfite imodoka weka da ibyo bizaba byarangiye ariko raporo y'ukuri nzatanga n'abantu zabanazaniye Yesu noneho nubangiza Imana ikoranabuhanga rikanzanira uburyo nabugeza kuri benshi bishoboka aho baba bari hose nk'ibintu bya YouTube ibintu rwose ntabwo bigomba uruhushya rundi nanjye njya mvugira hari cano mfite kandi nanjye ndi umuntu mukuru ariko biramfasha kuvuga kugira ngo bazajya banagukurikirana hari cano natangiye muri 2020 navuga mu by'ukuri ko sinigeze nabipanga ngo reka ntangire cano nzajya mvugiraho ariko navuga ko Imana yanfungurira urugi hari ikiganiro natanze ku Isimbi TV na Sabin hashize iminsi 2-3 nagitanze umuhungu yanjye yitwa Roizi umwe mu bana ngira benshi rwose Roizi afite studio hangwa teriko mami wagiye utanga iki wagiye ubwiriza
ukanyuza kuri YouTube ntavuga ni ngende mu zabukuru nta bifaranga numva bigomba bifaranga ishyano ryose atereka da ati nta rwose ati uzijyuza muri studio wanjye nzajya ngufata nzajya mbitambutsa nahise nemeranya nabuze no ngize Imana mbonye kunagera ku bantu benshi nuko byatangiye muri 2020 nanga kwipasa muremure nkuko wagiye bavuga nabwo ntisishaka ibintu bya buri munsi ndasenga Imana numva inyoboye ko najya ndekura ikiganiro rimwe mu cyumweru Friday cyangwa vendredi cyangwa kuwa nyuma kuwa gatanu wa leta mu gitondo nibwo icyo kiganiro nkirekura buri kwa nyuma buri rimwe mu cyumweru ndabwiriza ubundi nkashyiraho ibintu byo kwitungira amagara mazima ubundi nkashyiraho ubuhamya ubwo rero mu by'ukuri nk'ubu mbikora mu rugo muri covid natangiye kubikora mu rugo ntabwo rero bigoranye rwose sinavuga ngo kugirwa n'abantu benshi ntabwo ari babandi ibihumbi nk'abasabe n'abandi ariko nibura niba ari menyera nk'abantu mu ayinirinde ba 300 mu cyumweru nabo bundi numva nta mahirwe mba mbonye n'amahirwe mba mbonye nkavuga nti mbonye amahirwe yo kuba nagize ubutumwa bwiza ku bantu numva rero uwo ari we wese niba se mbikora ndi umukecuru imyaka 70 n'umwe ubu ngubu kuki nawe utabikora ukiri mutoye njye numva rero mu by'ukuri rwose umuntu wese yakoresha uburyo bwose bushoboka aho ageze ubwenge n'ibitekerezo ku buryo yagize ubutumwa bwiza bwa Yesu ku bantu benshi bashoboka Ezra Mpyisi adusigire murage ki twebwe tugihumeka uyu munsi wa none urabona ko hari abantu benshi bari kuza kumuherekeza cyangwa se bari kuza kumva amateka n'ibikorwa bigiye bitandukanye Ezra Mpyisi twavuga ko ari umuntu wabaye umudivantiste bavuga ko ari umwe mu bantu babaye abadivantiste mu gihe cy'ahambere urabyuka ubwo itora ry'abadivantiste umunsi wa 7 bizaga isabukuru y'imyaka 100 harimo n'uwitwa Pasteur Rugerinyangi Amon uri n'umufasha we tunamugarukaho gakeya twumvise ejo umupastor wavuze ko Pasteur Ezra Mpyisi agomba kujya mu gitabo cy'intwari cyangwa se cy'amateka y'itora ry'abadivantiste umunsi wa 7 Pasteur Amoni na Ezra Mpyisi wari ubakomoje bagurukaho ariko tuze kuri Amoni hari abantu benshi uyu munsi wa none badafite amateka cyangwa se batazi amateka ye ariko tuyasanishe na ya Ezra Mpyisi urakoze cyane bari abantu Pasteur Ezra Mpyisi navuze kunatanyimba ko ikintu cyamuranga yari umuntu udatandukanye abantu nguri yarakomeye uraciye bugufi n'umukozi wo mu umuntu yari umuntu nabwo rero uko n'umugwange niko arameze Pasteur Amoni urugero nyine yari umuntu waba usabiriza waba urwaye waba ukomeye umuntu yari umuntu icyo kintu rwose bari bagihuje ikindi bari abantu bakunda Imana pe bivuye inyuma bari abantu b'abanyakuri hari ibyo bari banyuraniyeho tuvuge nka Pasteur Mpyisi y'ibintu bya politike Imana yamukoje mu bintu bya politike niko navuga agira akamaro cyane kubera ku mwami Rudahigwa kugera ku mwami Kigeri kugera ndibwira ko no muri hari inama yatangaga simbiza ariko abyo byo ndabyizeye neza ko twarabigiye tubiganiraho rwose ubwo mu by'ukuri ikintu navuga nuko bose ari abantu bakoreye Imana bakundaga Imana bayitangiye bayikoreye kandi nibwira ko bose bavuga ati narwanye intambara nziza nashoje urugendo neza ngende muri make aricyo navuga baranakundanaga cyane ku buryo sinzi niba ndumva ari byo navuga mu bantu bakunda Imana bakunda n'ijambo ry'Imana uyu munsi ayo mateka cyangwa se urugero dufite uyu munsi wa none ruduhereza ishusho ki y'ejo hazaza hivuga butumwa rwiza bari mukurikiye bokamana mugakurikira kwiringira TV turacyari kumwe na Rugerinyangi Consolata yego ikirenge Amoni ikirenge Ezira babashije gutera twebwe tugikanagiremo dute mu rugendo rw'ivuga butumwa umunsi wa none icyambere cyo nyine tubanze kuko Pasteur Mpyisi yavuga ati bibiri be mu bwonko bwanyu nta dini rijyana umuntu mu ijuru nkunda kubibwira abantu nta dini izajyana umuntu mu ijuru waba uri umudivantiste waba uri umuki wose ikimenyimenyi muri jenoside ayo madini yose yaricanye ariko kandi nanone ikimenyimenyi muri jenoside muri buri dini habonetse abantu bahisha abantu baritanga rwose ikibazo no kugira relationship imibanire yawe n'Imana mubanye mute nicyo kibazo dufite ugasanga idini rya kubuheye hariya ngo bariya ngo simvugana nabo bariya singiye nabo ngo bariya oya icyo kintu rwose nyeshimana ko n'umugangera yarazi twabyumvaga kimwe ntabwo idini rikwiye kubaho umuntu dukwiye gutera ntabwo twumva ko twamenya ijambo ry'Imana
kumva umuntu yagize icyago iruhande rwa mugenzi wawe ngo kubera ko asengera hariya kuko ntago bindeba. oya ijambo ry'Imana tukarirya tukarimira rikatuyobora tukarimenya, mbese navuga ko ryo banga ry'ubuzima. Ibanga ry'ubuzima ntabwo ari ibindi, si amafaranga. Ibanga ry'ubuzima si ibyubahiro, si ikindi icyo ari cyo cyose. Ni ijambo ry'Imana ukaryiringira, ukarisoma, ukarimira, rikakuyobora, rikakuneza. Habamo ibintu biryoshye cyane. Nahise naguciye mu ijambo. Nari ikiganiro cya Ezra Mpyisi nakurikiye kuri channel ye, cyangwa se najyaga nkurikira, ari kuvuga ngo ntabwo umukristo cyangwa se ntabwo umuntu azajyanwa mu ijuru no gusenga. Kuko gusenga dusenga bitandukanye, ahubwo umuntu azajya mu ijuru kubera ko afitanye umubano we n'Imana, kubera ko yiga. Ntabwo umunyeshuri utiga ujya mu ishuri gutyo gusa ngo kubera ko agenda agashyushya intebe bizatuma atsinda, ahubwo wa wundi usoma akiga. Yego, ubona ari iki urubyiruko dukeneye twebwe uyu munsi wa none? Rero twebwe turabafite, turacyabifite, muracyariho, muracyatugira inama, muracyafite uburyo bwinshi bwo kuduhugura no kuducyaha. Dukore dute noneho muri bino bihe? Nkuko nigeze kubivuga kare, ibirangaza abantu ni byinshi. Ibyo gusoma, ibyo kureba, nako gusoma ntibanagisoma ntikanivugira. Ibyo kureba birahari. Ariko mu by'ukuri umuntu akwiye gusobanukirwa n'iryo banga ko Imana muri birahuzemo amagambo menshi cyane. Wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, nawe azakwa ibyo ushaka. Donc umurambirizeho, ijambo ry'Imana riraza rikakuzijura, waryizera ukagenda ukomeye. Kuko hari reka nguye nk'urugero rufatika, mpise mvuga ijambo gutya rinjemo rwose ako kanya. Uwafata Mesa 43:22 ukaryizera, ariko Uwiteka wakuremye witwa nde? Tofir. Kandi kumva wowe irindi zina ryo ukarishyiramo. Witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uruwanjye. Nuca mu mazi ntazagutema, nuca mu murongo uzashya. Ibyo nukabyizera. Nkubwiza ukuri rero Theophile, njyewe ibanga ry'ubuzima kandi niho biranyura pe, numva nezerewe, yabwira ngo ndasogongera ijuru, kandi sibyo mbambeye kubera mbona muzarita. Oya ndimo ndeje kuko uzantu nkunda, hari ahantu nkunda havuga hariya mu Efeso igice cya 2 havuga ngo twicaranye na Kristo mu hantu deja, kuko Kristo ari muri nge ndi muri we. Ndacyari muri iyi si bibazo, ariko deja ari muri nge nanjye ndi muri we. Ijambo rye rimbwira ndaryemera nkaryizera rikampumuriza. Ubu njya mvuga nemye nti nta kibazo na kimwe nakwemera kiza ngo kimpungabanye, ntabwo nakyemerera cyava hese. None ahari kandi mfite amasezerano avuga ati nunyura mu ntuzakira amazi ntaza gutembana. Irindi rikambwira mu Roma 8:28 n'iryo jambo pastor ryanjye nakundaga cyane, ngo tuzi ko kwakunda Imana byose bifatanize kwazanira ibyiza. Oya ngo bifatanize kwazanira ibyiza. None se niba bakwirukanye ku kazi, iyo ndimanjije kuko kandi keza karenzeho, niba bakwirukanye ku ishuri, yenda imanire kugira ngo ikohereze Burayi bene wabo simbizi. Ariko niba wizera ijambo ry'Imana kandi mu Baheburayo avuga ngo kwizera no kumenya rwose udashidikanya ibyo utari ko ari ukuri, ukabyizera ukareba ko bitaba. Kandi iteka Yesu yabwiraga abantu ngo mu byizere mubone ko bitaba. Kuko abo yakizaga bose ngo urizeye. Voilà. Unakubwiza ngiye ngo ubuhamya bwanjye wakumirwa. Ubu myaka yanjye nta ndwara mfite imbaraga. Myaka 71 nta ndwara mfite. Nta ndwara mfite. Ariko none uko ntigeze ndwara, ariko narwaraga igifu kera. Ari ijambo Ezra bakundaga kumubaza ngo ibanga ryo kuramba. Ezra ubonye ko ashaje akireba, ashaje acyumva, ashaje acyandika gisoma. Ubundi rirabanga mukora rirabanga mufite ndiryo yarafite bijya gusa yenda niryo ufite. Reka mbwire muhungu wanjye rero, mu by'ukuri ziriya ndwara zitandura, NCDs ziriya ndwara zitandura ni nke cyane ko zica abantu benshi cyane. Indwara za kanseri, diabete, indwara z'umutima bene ibyo nizo zica benshi cyane. Wafata abantu bose bicwa n'intambara n'impanuka na za gituna za sida byose ni bake cyane ugereranyije n'abitwara na za zindi nkeya. Zero ziterwa n'iki? Impamvu ya mbere ni imihangayiko. Imihangayiko nturukara udasinziriye, ukora rumeze utya, bamvuze urababaye ugize gute. Bien birya rero bifungura niyo za ndwara. Niyo mpamvu rero iyo utuje ukanezerwa
ukahimbaza Imana ugasubiza amaso bakora iby'Imana gukora ukayihimbaza ukayibyinira ukagira gute nyine uba muzima ko kugira amahoro yego urumva mu by'ukuri abantu barihombera rwose abazizicwa no kutabimenya yego abadukurikiye ni byinshi twagiye tugaruka ariko umubyeyi wacu ngira ngo hari tuzafata umwanya wo kuganira nawe tuzagusura tuganire mu rugo tujye tuganira nawe uko bukene uko bwije twumvise byinshi rubyiruko mutwumva ababyeyi mutwumva mudukurikiye uyu ni umubyeyi Consolata Amon njanga se sorry rugera inyange naza kumva barira ariko mu by'ukuri ibyo twakwiga ni byinshi reka tugushimire ku kiganiro uhaye kwiringira TV ndetse n'iyobokamana TV Imana ikomeze kugufasha kandi izatujyana tuzabane hari ahantu kandi uzatere kubaza ibibazo ijambo ry'Imana aho urikunda urisome rwose uzari ndarikunda nitwa Theophile Byukusenge urumva Theophile uziko ari ijambo Theophile ni ijambo ritangira ibyakozwe ari n'umwe Byukusenge ne urumva ni izina ryo gusenga datanyise neza rero ndabishimira Imana kandi nanjye nzabiharanira murakoze cyane yego kubera igihe umugambi yihaye iba numvise neza yifuzaga ko bazamuherekeza bose mu mwanya w'indabyo bazatanga Bibiliya buriya tuzafatanya kugira ngo he kugira umuntu ubura Bibiliya yatabaye Pasiteri Mpyisi kugira ngo umurage ni igihango gikomeye ni umurage ukomeye ariko kandi murakoze tutiheba kuko ubuzima burakomeza agiye aheza kandi nahoze ntekereza umuntu wakundaga Bibiliya nacyo cyaduhuzaga ubwo ntekereza ijambo ry'Imana naza kuvuga birikora nsanga mwaryanditse hano biriya nibyo koko narwanye intambara nziza narangije urugendo narinze ibyo kwizera ibisigaye hasigaye ikamba ryo gukiranuka ryo umwami wacu rirantegereje umucamanza utabera azampa kuri uriya munsi nyamara sijye jyenyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe kose ibaruwa Mutagatifu Pawulo yandikiye Timote ya mutwe wa 4 murongo wa 7 kugeza ku 8 ni ibintu byamuranze kuko n'umurage Pasiteri Mpyisi yari umuntu uzwi nanjye nari muzi nagiye mwumva kuva kera no kuva i Nairobi ino ariko twahuye bwa mbere mu rubanza nkuru nguru mu Itabaro hari umukecuru twari twabanye Nairobi ba mwana we bari bitabye Imana umukirisukazi cyane nagiye gushyingura duhura na Pasiteri Mpyisi akaba rero no mu ntege nke ze yaratabaraga kugeza n'irusororo kumva bigaragaza urukundo rukomeye tubongera guhurira i Rwamagana tuhahurira nk'umunyarwanda mukuru tukagira misa yo kwibuka rwa Butogo Francisco tugira iyo bishobotse buri mwaka nyuma ya Noheli Pasiteri Mpyisi akaza yari inshuti ya bose birenga amadini Pasiteri Mpyisi rero twongera guhura hashize imyaka 2 noneho ubwo turaganira birambuye ndetse rwose tubishuti nagiye kigufi kuruhuka mu 2002 mu babikira
kigufi hazwi ko ari kwa Musenyeri bigira umwami. Mpamara iminsi y'akaruhuko no gusenga mu babikira. Bukeye mbona umuntu wari wicaye haruguru ku rubaraza usa na Pastor Mpyisi. Navuga ni se Pastor Mpyisi kigufi mu babikira. Mu gihe nyishidikanya arambwira ati ni Cardinal uraho. Ndazamuka turaramukanya. Arambwira ati ufite akanya ejo ngo tuganire? Nari ndi mu karuhuko ndavuga ndagafite. Twahereye mu gitondo 2:30. Ambwira amateka menshi n'umuntu w'umunyarwanda mukuru kandi wari ugifite memoire nziza. Ibyo yakoze ambwira rero n'impamvu ari kigufi. Yavuga ati bigira umwami naramukundaga. Muri 52 nagiye mu birori bye ndi umupasitoru atantumiye. Yavugaga ukuri atantumiye, ariko kubera ko namukundaga nza mu birori bye i Kabgayi. Rero n'ubu ngubu naje kwa Bigimana kuharuhukira. Ariko ubwo nubwo yari yaje mu karuhuko, ariko bukeye nabonye hari itsinda ry'abantu ngira ngo bamwe nibo bavuye hano. Iyo minsi y'akaruhuko ayimarana nabo abigisha Bibiliya. Yari umuntu rero ukunda ijambo ry'Imana cyane. Ni umurage ukomeye adusigiye. Ubuhamya bwagiye butanga bwagiye bubigarukaho. Burya rero urebye aya mateka, nta muntu uvuka par hasard gutyo gusa. Buri muntu uvuka Imana iba yaramuteganyije. Ikavuga iti mu mwaka w'1922 ndashaka intumwa nzaho ubutumwa izagira uruhare mu mateka y'igihugu, mu mateka y'umuryango we, mu mateka y'itorero. Ariko rero Imana yaduhaye Pastor Mpyisi kugira ngo agire urwo ruhare mu mateka. Akaba adusigiye umurage ukomeye w'urukundo. Urukundo yavomaga mu ijambo ry'Imana. Urukundo yavomaga mu ijambo ry'Imana. Nibyo koko Imana, abanyarwanda bari bazi Imana, hari uko bayizi, ariko Yezu Kristo yaduhishuriye byimbitse ya Mana, noneho Imana rukundo. Kuba dutaramye hano aduhuza amadini anyuranye, ibitekerezo binyuranye n'imyemerere inyuranye, twese aduhuriza ku rukundo. Urwo rukundo akaba yaruvomaga mu ijambo ry'Imana. Yakoze ubutumwa bukomeye. Ndi archiepiscopi wa Kigali, ariko nkaba ari nanjye ubu ngubu uyobora umuryango wa Bibiliya mu Rwanda. Umuryango wa Bibiliya mu Rwanda twishyize hamwe twese abemera Yezu Kristo, duhurira kugira ngo tujye tugira n'imvugo iduhuza, kuko amacakubiri aduca intege, kandi uwo twemera ari umwe, n'Imana ari imwe, urukundo. Ariyo mpamvu iyo tuvuye muri runtu tukagera ku rwego rw'urukundo, turahahurira twese. Nicyo rero cyamuranze. Uru rukundo
Imana yaturemyemo mu ishusho ryayo ku buryo bya bindi nyine umunyarwanda avuga ati kanaka n'Imana y'u Rwanda, aba avuga urwo rukundo. Ni nayo ishusho y'Imana mu muntu, ni urwo rukundo ruduhuza twese. Yavomaga rero muri iri jambo ry'Imana riduhuza. Ubundi mu rwego rw'amadini n'amatorero hari ikintu duhuriraho, ni uko ibyo duhuje, mu byo duhuje turafatanya. Nka Bibiliya ni ibyo navugaga yuko twishyize hamwe kugira ngo dushobore gucapisha Bibiliya zishobore kugera no ku bantu ba mikoro make. Bibiliya ugiye kuyicapisha nk'uko ibindi bitabo bya buriya bwoko bimeze, ubu ngubu ntabwo yajya hasi y'ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Ariko iyo twishyize hamwe tukandikisha byinshi, tukacirikanya, tukandikisha hamwe n'umuryango wa Bibiliya ku isi, bidufasha kubona Bibiliya ku giciro benshi bashobora kugeraho. 5,000 zimwe bikirijwe ko zanditse 6, 8. Nashimishije rero n'uyu murage adusigiye agira ati ndagira ngo muzatangiye Bibiliya. Ahangaha ejo bundi hashize nk'icyumweru, ndumva ibyumweru 2 bitageraho, sinibuka neza. Nari mvuye mu butumwa hanze, ariko nitegura no kongera kujya mu bundi butumwa. Mbona banzaniye Bibiliya, umuntu wayizanye ntabwo namubonye. Nsangamo note ari impano Pasiteri Mpyisi anyoherereje. Byankoze ku mutima ku buryo navugaga ngo nzajya kumusura, mushimire. Hanyuma nongera kujya mu butumwa. Nabonye inkuru mbi yuko yitabye Imana ndi hanze mu butumwa. Nagarutse ejo, numva mfite iryo deni yuko agiye ntarashoboye kumusura. Ubwo ndavuga nti ndaza kwifatanya n'abandi kugira ngo mbashimira. Ni uyu mugoroba dushoboye gutarama nk'uko nguko, tukamwibuka, tukamusabira. Icyo gihe azi kigufi bari bamuhaye na kado, yambwira ko bamuhaye kado yujuje imyaka 100. Yari muri 2002. Yari yujuje imyaka 100. None ubu agiye afite imyaka 102. Natekereje rero ndavuga nti umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, biri mu nshingano zacu no mu butumwa bwacu. Turabaha Bibiliya umubare ufite icyo uvuze. Turaha Bibiliya 102. Kandi ngira ngo mbwire Gerard ko
kubera igihe umugambi yihaye iba numvise neza yifuzaga ko bazamuherekeza bose mu mwanya w'indabyo bazatanga Bibiliya. Buriya tuzafatanya kugira ngo he kugira umuntu ubura Bibiliya yatabaye Pasiteri Mpyisi kugira ngo umurage ni igihango gikomeye, ni umurage ukomeye, ariko kandi Bibiliya nyine twigisha urukundo. Binavuga ngo kubw'urwo rukundo ntabwo bizatunanira. Murakoze, ndagira ngo wenda nyemereye nk'umuntu wakundaga Bibiliya, kandi Bibiliya niryo sengesho rikuru twifashisha mu gusenga, kuko burya iyo njya numva abantu kuri radiyo basaba indirimbo, agasaba indirimbo akunda, agatura indirimbo inshuti ye kubera ko ari indirimbo akunda. N'Imana nayo isengesho riyinyura niyo twifashishije ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbasabe muhaguruke tuvuge Zaburi ya 23. Uhoraho niwe mushumba wanjye, mushumba mwiza. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye, akanshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima, kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye uhategura ameza, abanzi banjye bareba, ukansiga amavuta mu mutwe. Inkongoro yanjye ukayisendereza, kuko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, aba ariho nibera iminsi yose. Ngasani Imana yacu, turagushimira uyu mubyeyi, turagushimira umurage w'urukundo adusigiye, urukundo wateye umutima we, kandi turagusaba ngo tuwukomeze. Uburere n'indangagaciro za Kinyarwanda yazihuje n'indangagaciro z'ubukristu ijambo ryawe ridutoza. None turamugutuye. Igihe abigishwa bagusaba kubigisha gusenga, warababwiye uti iyo musenga mujye mugira muti: dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Ushobora byose abaha umugisha, Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Murakoze nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda kuri ubutumwa bwiza. Ahandi batamuzi, nanjye ubwanjye uhagaze imbere Pastor Mpyisi muzi kuva ryari, namumenye ryari. Nababwira ko namumenye nkiri umwana. Urabona
nk'uko bavuze cyane cyane bariya batutsi rwa mwataba aho yavukiye. Nanjye iwacu ni ku Mukingo. Abantu benshi barahazi ku Mukingo ukingiye u Rwanda, ku Mukingo kwa Butera, ku Mukingo kwa Butera bwa Nturu ya Nyiribigabo mu Kabagari, yabaga n'umutware w'intaganzwa, bazi by'amateka barabizi. Hakaba rero kariya karere ka Nyanza, Akabagari, hari Gitwe, misiyoni ya Gitwe, ndetse ukagaruka mu Ruhango, ndetse n'iyo usubiye inyuma ugana za Byimana na Kabgayi, bashaka bagira n'Ishyugwe, ukagaruka. Abantu bahariya abenshi bafite ukuntu baziranye kubera ibintu byinshi bahuriraho. Ndi umwana twajyaga tujya kuri misiyoni Gitwe, habaye iteraniro, ariko tukajyanwa n'iki, tukajyanwa no kumva cyane cyane uko umupasitori w'umwirabura asemurira umuzungu, kumva umuzungu avuga, ukumva noneho umunyarwanda ari gusemura avuga ibyo twebwe tutumvaga. Bigahuza abantu benshi, abana, abakuru, bose bakahurira. Ntibyasabaga no kuvuga ngo uri umudivantiste gusa. Nanjye bahagaze imbere, ntabwo ndi umudivantiste, ngenda umukristo katolika. Nkaba nishimiye no kubona imbere yanjye n'icyubahiro Karidinali Antoine Kambanda, nkaba mbashuhuje. Bivuze ngo abantu twahuriraga ku Mana imwe, ugasanga twahujwe na Bibiliya, uko bayisemura, uko babivuga. Nguko uko namenye Pastor Mpyisi, ndi umwana ari gusemura, ari kuvuga, asobanura ibyo abazungu bavuga. Ariko nari nkiri umwana, nagize amahirwe ariko yo kumumenya nkuze, ko twaje no kumenyana turi inshuti. Mu by'ukuri rero, nk'uko natangiye mbivuga, kugira ngo uzabone ibyo uvuga kuri Pastor Mpyisi, bisaba gushishoza kugira ngo umenye ibyo uvuge. Imyaka 102 haba harabayemo ibintu byinshi. Hari abashobora kwigira ntigire ikimara, ntigire akamaro itanga. Hari abashobora no kwigira ni amahirwe, ko sinzi ko ari benshi. Ariko imyaka 102 ya Pastor Mpyisi, nagiye tuma mvuga nti ni ukumusezeraho, kuko n'ibyishimo twadusigiye umurage, kandi umurage ukomeye. Imyaka 102 habayemo icyo nakwita ubunararibonye bukomeye. Ubunararibonye bukomeye, iyo bavuga inararibonye, umuntu afite ibyo yabonye
uko yabibonye n'akamaro byavuyemo, akakageza ku bandi, akagira umuganda atanga mu kubaka igihugu. Pastor Mpyisi rero yari afite ubunararibonye bwihariye. Sinzi bavandimwe muteraniye hamwe neza amatwi, niba mu binyajana tugiramo abantu nk'abariya benshi. Ntabwo bisanzwe, ashobora kuba ari umwe mwabona, nabwo by'amahirwe. Kubibwira abantu ngo muzagere ikirenge muke ni ukubasaba byinshi, ariko abantu bagomba kugerageza. Nicyo gituma twese turi kuri iyi si. Muri ubwo bunararibonye bwe rero harimo ibintu byinshi wavuga by'imibereho ye. Navugamo bike, navuga cyane cyane ntayari ku cyakunze kuvugwa cyane kijyanye na Bibiliya, ariko nacyo kikaza kukivugaho. Navuga nko ku kuri. Pastor Mpyisi yari umunyakuri. Ukuri kwa Pastor Mpyisi ntabwo ari kwa kuri usigiriza kubwira umuntu kubera gushaka kumushimisha. Nubwo yagize akamaro mu mateka ye, akaba yari umujyanama w'umwami, nawe yaramwubahukaga, akamubwira ati icyo atekereza. Ndetse abantu tugira amahirwe yo gukomoka muri kariya gace, ngira amahirwe ko n'umusaza wanjye yabaga i Nyanza, ariko baje kudutekereza ko yashakaga umwami nkubito y'imanzi Mutara Rudahigwa, bikamugora kugira ngo wenda mubone hatiwe n'abaje gutanga ibwami, abaje se guhakwa, abaje se baturutse mu mpande zitandukanye z'u Rwanda. Bikaba ngombwa ko abwira umugabekazi ati ndashaka kubonana n'umwami, mu mwanya uzamutumire tubonane. Byarabaye, aramutumira kuko barabonana. Umwami ati buriya aho tugeze n'ubuhize kure, ntabwo abazungu babiri badukunda, dukwiye kuba ari babiri yonyine, zashake n'abandi bazungu tubana nabo, reka tubane n'Abanyamerika. Aza kumutumira umwami, amwereka ingaruka n'ibibazo birimo, atari kubwirwa n'icyo, atari kugenda aho utari tuba tureba turakurikira. Aramwemerera, amuhuza n'abariya Abanyamerika b'igitwe. Bavuze barimo ba missionnaire Robinson n'abandi. Noneho abatekereza bemera ko azajya muri Amerika no kumuha pasiporo. Ababirigi bumvise ko agiye kujya muri Amerika kandi agomba kugenda abonye urukingo, bamuteguriye kumukubita umwigusha Bujumbura. Urumva ko ari umuntu w'inararibonye uzi ibintu byinshi. Yigeze kubivuga bavuga imibanire ye n'abariya ba missionnaire b'igitwe. Urumva ko ari umuntu wageraga ukuri ntagire uwatinya. Bavuze ko bamuhaye ubwenegihugu bwa Kenya, ntabwo bamuhaye gutya kumuhereza. Nibwo yari abwiye perezida wa Kenya ibyo abandi batinya kumubwira, afata ijambo mubwira ibyo abandi batinya badashobora kumubwira. Abatuye umuntu n'indi baramuhamagara, aramwakira.
amubwira ibitagenda neza n'ukuntu byakosorwa, asa naho yigiye nawe mu bujyanama bwawe abishuti aza kubona kuko ubwo bwene bwite babwira yajya bamwohereje mu kazi ya misiyoni ngaho za Kongo, za Uganda ndetse na Kenya, ngira ngo ni Burundi, aho hose yagiye ahasiga ikintu gikomeye bari kumwibukira, bazamwibukira igihe cyose, cyane cyane mu rwego rw'uburezi. Yashinze ibintu byinshi byerekeye inyigisho, kwigisha abantu. Muri uko kuri kwe ari umutegetsi, ari bya bintu abanyarwanda tugira ukuri wakavuze ukaba wakicwa. Nta muntu n'umwe rwose yatinyaga cyangwa umubwira umushimisha n'umwe ukuri kwambaye gusa, uri kwa nyako. Nakomeza akagenda avuga byinshi kuri kwa Pastor Mpyisi. Ikindi namuvugaho urukundo. Pastor Mpyisi agira gukunda, akagukunda atari uko agutezeho ikintu, akagukunda kuko ibyo bakunze kuvuga ntabwo yari ayifite kuyisoma mu gitabo, yari ayifite mu mutwe, agomba kumva ko rwa rukundo afite arufite kugira ngo afashe abantu mu mikorere yabo no kugira ngo bagarukire Imana, babe abantu bazima bakundana. Yagira ku rukundo pe, agakunda abato, agakunda abasaza, agakunda umuntu atari uko babanje kumubwira, nawe ubwo yarashobora kwibwira akamushotora kandi mukaganira. Ubu ni Pastor Mpyisi. Ikindi navuga, navuze ko ku myaka 102 byoroshye, ukuri, urukundo, ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo usobanure amateka ya Pastor Mpyisi, umurage adusigiye. Ikindi navuga nakubajeho gato ni amateka nk'uko nabivuze, yaba ari nk'ibiravuze igihe cyo kugira ngo u Rwanda byagiye barabizi amateka y'u Rwanda, ariko buriya Pastor Mpyisi ageze hanze n'umwaka kibiri yamubaye hafi no kugira ngo ajye muri Amerika ntibamujyanye. Igishimishije ni uko ari n'abazanye umuhogo w'umwami, ari n'amateka akomeye. Turi mu minsi yo kwibuka intwari z'igihugu. Ni ukuri kw'Imana Pastor Mpyisi n'intwari, nta n'icyabuza ko yabona icyo cyiciro cy'ubutwari. yabaye umujyanama wa Mpyisi Mutarama mu Rwanda, intwari y'u Rwanda. Ibyo yakoze kurinda aho ashobora no kuba yarajyanye n'umuna we akazana n'umugogo w'umwami, aho kugira ngo abo rwagasi agataha mu Rwanda. Sinzi ko ari no ufite ibintu nk'ibyo ngibyo muri kino gihugu.
n'intwari riri kumenya Pastor Mpyisi. Yishimiye ko mbona umwanya wo kubivuga mpagaze imbere yanyu, ariko muri bino bihe turi kwibuka intwari z'u Rwanda. Ntabwo ateze kuzibagirana, asize umurage mwiza, asize ibintu byinshi kubera umuntu atazima. Ntabwo yoroshye kuko ntagagize byinshi byemeza nkavuga, ariko navuga ko noneho nk'uko babwira ko namukunze mu mateka n'ubonye ndi umwana, ntabwo nari kugira amahirwe tumenyana ndi mukuru. Ndi mu buyobozi muri minisiteri y'intebe, Pastor Mpyisi yaje kundeba barambwira bati muzeye Pastor Mpyisi baragushaka. Mbese ari hehe? Ati ari hano hasi muri protokole, ati nimumuzane. Ntabwo yivuga ngo akarandevu jinari yaranabikimira rwose ko yagushaka kandi akakubona. Araza ndamwakira, akingera imbere, ati umuhungu wacu aho. Arambwira ati buriya ngo nagufungurira ngo barakugwishaho, atari kuvuga umuhungu wacu. Ndamubwira nti nze Pastor muraho neza? Atese ukunze ni cyane. Ndamubwira ndatekereza ko kikuzanye kujya hari 1997. Ndatekereza ko kikuzanye mu nshingano z'ubuyobozi mu bihe bibi, mu bihe bikomeye, cyarasenyutse kubera jenoside yakorewe Abatutsi, cyarasenyutse kubera intambara twari turimo turwana n'abacengezi icyo gihe. Ndakeka ko uje kumugisha, ukaba uje no kungomeza kugira ngo aka kazi zashobore bakora neza. Aravuga ati nibyo, ati ikintu kizanye, kandi ndakurikira bamwe gukora neza, wakora neza, ati uzakomeze gutyo, ati kandi nzagaruka kureba, kandi kuko yaragarutse yaratengishije. Ikindi twaganiriye ku byerekeranye n'amashuri. Amashuri n'abaye na minisitiri w'uburezi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, wabaye minisitiri wa mbere, araza ambwira iby'uburezi ko bugomba kumera mu Rwanda. Ndamubwira nti kugira ngo amashuri atangire mu Rwanda ntabwo mbivugira ahanini kuko nagize Imana nkaba n'imbere ya kandidari, ariko ntaza kugira Kiliziya Gatolika ntabwo mbona yatangije, kuko nabonye na Musenyeri Nyakwigendera, Musenyeri Karushi, Musenyeri Gisenyi, Inyungu, bambwira ko bitarashoboka ko amashuri ashobora gukora, kandi kuko nyuma y'amezi abiri jenoside yakorewe Abatutsi ihagaze. Hanyuma arambwira ati kandi icyo gihe twari turi mu biganiro byo mu nama zo mu rugwiro yo kureba igihugu cyerekera, n'ukuntu abantu bazabana n'ababiciye, n'ukuntu bazasabana n'imbabazi. Arambwira ati rero nabyo birimo bikuvuga ngo muzatanga imbabazi. Ati imbabazi za nyazo ndibwije jambo. Ati nuko muzashobora kumvisha abakoze ibyaha ko ari icyaha kitagomba kongera gukorwa. Ati nawe byo kugira ngo umuntu ahagarare imbere y'ibirahuri ngo narakwiciye sinzongera, cyangwa ngo nguhaye
icyo nakwita ngo ibyo kugurana ko yayishimye yamusahuye ati ibyo ntacyo bivuze atari ko icyaha kitakongera niko Bibiliya itubwira noneho tuganira n'ibindi yari amaze no kugira muri Afite uruhare hari universite ya mbere yigenga y'Abadivantiste kugira ngo ni Iraq niwe wayishinze hano hari abavuze ishuri rya Bibiliya ry'Inyamirambo sinzi niba ari ryo ryonyine gusa kuko yagize uruhare rukomeye mu burezi yaba ari hano mu Rwanda yaba ari n'ahandi yagiye hanze mu bihugu bidukikije namwakiriye inshuro 2-3 ariko nta randevu yari yiziraga rwose uwo niwe kandi akakubwira icyo ashaka icyo atekereza akakubwira ukuri abanyarwanda kuri abenshi uzi ko bakubwira iruhande rimwe na rimwe wowe inshuti yawe akaba ari guca mwiza akakubita hasi hanyuma warwara akakurwaza ndetse wagenda akaba ari wowe wambere gushyingura ati wagize inshuti nziza yaraguhitse inshuti ntabwo rero pasi y'isuka neza yari umunyakuri yari umubwirizabutumwa ivanjiri na Bibiliya yari afite mu mutima yari afite mu mutwe we yari afite mu ngiro ze yari urugero kuri twebwe twese ntabwo nibwe hari umwanya jyenyine nakagize umwanya nakavuga byinshi nagasaba ahubwo ko ibi byavuze ibintu yasize avuze yagiye avuga hirya no hino bazabikusanyiriza noneho n'amajyambere yaraje tekinoloji zaraje bigashyirwa hamwe bikazadufasha bikadufashiriza n'abana bigafasha abakiri batoya kuko harimo inyigisho nyinshi cyane harimo ubutumwa bwinshi cyane naho twebwe nk'abantu abanyantegeya ariko tugerageje kugira ikirenge muke tukaba nka Pastor Mpyisi uko yagiye agerageza ntabwo muri ibi binyejana kugira urenze umwe nawe ni umunyapolitike nyabwira abantu mwageze iki gihugu kuva muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi bayihagaritse abantu ntawe uzi ko igihugu kizongera kuba igihugu reba aho kigeze yari igihe mwibwira yuko ushobora kuzongera kubona undi muperezida umeze nk'uyu kuko nabyo ni amahirwe ntabwo ari ibintu bibaho buri gihe mugomba kwishimira no gushimira Imana nkaba ngira ngo bakomeze kandi babwire ko turi kumwe Imana ibafashe kandi